twongeye kuguha ikaze wowe wahisemo kubana natwe hano kuri Flat ivuga kanda subscribe. Uri umuntu w'ingenzi cyane. Niba kandi nawe ari ubwa mbere ugeze kuri channel ya Flat TV turagusaba kureba munsi ya video ugakanda subscribe. Unumara kuyikanda urabona akazogera karaza ku ruhande nako gakandaho kugira ngo uzajye ubona amakuru y'ibyegeranyo by'ubwenge tukugezaho buri munsi. Kuri uyu munsi tugiye kubagezaho ubuzima bw'icyamamare mu muziki hano mu gihugu cy'u Rwanda, PLATiNi P cyangwa se amazina ye nyakuri ni PLATiNi. Uyu nguyu muri iyi minsi ari kuvugwaho cyane divorce n'umugore we. Tugiye kurebera hamwe ubuzima bw'iki cyamamare, amavu n'amavuko ye. Ngiye mukiye kubana muri iki cyegeranyo Ikariso Sisi ngo hayi ikaze. Dream Boys izina ryamamaye cyane hano mu muziki nyarwanda. Iri tsinda ryashinzwe mu mwaka wa 2009 rigizwe n'abasore babiri. Nubwo kuri ubu ngubu batakiri kumwe, gusa bahoze bari kumwe, ari bo witwa PLATiNi, ari we uyu nyine usigaye witwa PLATiNi P, ndetse n'uwitwa Mujyanama Korode abenshi mwamenye nka TMC. Aba basore bombi bose bavutse mu mwaka wa 1988. Aba bose bakoreye mu buzima bw'umuziki, by'umwihariko mu rusengero muri korari. Gusa kuri uyu musore PLATiNi cyangwa se PLATiNi P we byari umwihariko kuko yaje kwinjira muri korari ndetse yibera n'umuyobozi mukuru. Mu kiganiro uyu musore PLATiNi yagiranye n'ikinyamakuru RBA yahishuye inkovu ihora imutoneka. Ubundi ku myaka 21 nibwo we na mugenzi we TMC bashinze itsinda baryita Dream Boys. Aba batangiriye ku ndirimbo y'igiswahili bayita Nizinguwe. Gusa nyuma yaho gato baje gukora indi ndirimbo yavugishije benshi, yavugiraga benshi ndetse inariza benshi. Iyo ngiyo ni indirimbo bise Magorwa. Ni indirimbo PLATiNi avuga ko yakuye ku gitekerezo cy'abana yabonaga bararaga mu muhanda ubwo yavaga kuri university atashye. Ni ubuhamya yivugiye ko yaratashye ari nimugoroba abona abana bari bagiye kurara muri rigori cyangwa se mu iteme. Niho rero avuga ko yakuye igitekerezo cy'iyo ndirimbo yazamuye izina rya Dream Boys muri iyo myaka. Gusa kuri iyo ndirimbo yo ntibyabatunguye kuko bifitanye isano n'ubuzima bwabo. Gusa kuri PLATiNi nanubu afite igihe gikomera agendana guturuka mu buhinja bwe. Ni igikomere cyo kutamenya umubyeyi umubyara. Mama we ntago yigeze amumenya, avuga ko baje guhura kuze. PLATiNi avuga ko yahuye na nyina umubyara amaze kugira imyaka 27 y'amavuko, aho hari mu mwaka wa 2015. Mu myaka ye 27 nta nyina yigeze abona ngo amuhoze, ngo amuteteshe, ngo amwereke amanota y'ishuri n'ibindi byose bikorwa n'ababyeyi baba mama ku bana babo. PLATiNi avuga yuko ahura na nyina umubyara atigeze agira amarangamutima kuko yakuze yumva ko n'ubundi ntawe afite, nta muntu muri ruhande. Gusa avuga ko icyo yamukeneraho cyose yagikora, nta rwanga mufitiye. Ese ubu buzima bwa PLATiNi babukozemo indirimbo bise Uzambarize Mama. Iyi ni inkuru ya nyayo y'uyu musore PLATiNi. Nakuze ndi hustler niko navuga. Ntago nigeze numva rero none imagine ko nubundi it's like someone ntafite nubundi ntabwo nigeze ngira amaranga mutima ko nakuze numva ko nta muntu ufite iruhande rwanjye. Twabonanye rimwe ariko ubu twavugana iyo bibaye ngombwa yankeneraho ikintu nagikora. Yitwa PLATiNi ni umusore umaze kureba nyine byinshi mu buhamya bwe budasanzwe buvugwa ku byo yabayemo kuva akiri umwana muto cyane. Ivo wabonye ko ntabwo PLATiNi yigeze abana na mama we, ndetse yabonye ku nshuro ya mbere mama afite imyaka 27. Nabyo ubwabyo bishobora gutera depression. Bijya guhana cyane bya indi twe tumaze kuvuga muri depression cyangwa mu gace kacu. Donc mu gace kacu mu gahinda kacu come on. Okay, mu gace kacu ka tension. Ariko uko biri kose nuko hari ibintu bivuga ngo ntago tugeze. I've never seen a strong person with an easy person so nta muntu n'umwe ukomeye ubu nyine umuntu uri healthy, umeze neza, ufite ahashize horoshye. Uko byagenda kose abenshi harimo umuntu ugira amahirwe akabaho mu buzima navuga ngo busa nawe utagoye cyane ujyanije n'abandi.
ariko hari undi muntu ugira gutyo ukavuga uti uyu muntu isi kuki yamwitunaritseho ariko Gerard ari nk'ikintu runaka mama wawe ujya wumva abandi banavuga ngo ujya wumva imigani ivuga ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu ukumva ya mapome twigaga toi ma mère je t'aime ukumva bya byose twigaga mawe mwiza ibintu byose byavuga bifite ubihuriye na mama hakabaho Mother's Day hakabaho Women's Day ntabwo wanayisobanukirwa ubundi buriya biragoye hakabaho ibintu byose bikugarukaho sosiyete yabo abana mwigana bavuga mama we yatuzaniye rara mwataha mu rugo mama yarakora ibingibi n'ibingibi ako kantu niko kantu PLATiNi yanibazaho kuki niba mama ari mama kuki yamaze iyi myaka yose nkamushaka kugeza mfite imyaka 27 kuki we atigeze agaruka ngo aze nibura ngo akwita akajisho ku mwana ngo ari uko ameze nibura nari kuvuga ngo ufite mama nubwo twaba tutari kumwe ariko nzi ko mama hari warandebere ariko ntabwo byigeze ari igihe nyine gusa uvuga ngo ni mama just kuko ari mama ariko nta kintu kigaragaza ko ari mama kuko nta growing up wakuze wenyine amakado hari ibintu abantu bajya bavuga ngo muri Afurika ngo ntugukabya ngo ntabwo ari ibintu byacu ntabwo bitubere ariko nta mubyeyi n'umwe bidashimisha ko napaza mbere z'umwana kumva umwana avuga bwa mbere kubona umwana aseka bwa mbere kubona umwana akubagana bwa mbere agerageza kuba umuntu muzima bwa mbere donc agerageza ikintu gishya buri gihe icyo kintu gishimisha ababyeyi si utuba mama unaganire nabo babikubwira ibaze noneho abandi imyaka 20 PLATiNi byanze bikunze ku myaka 27 yari afite abakopine abakobwa biganaga abakolege bari barashatse bari bafite ukuntu bishimira abana babo yari kumwereka guma yari kumwereka ko arangije kaminuza yari kumwereka masters ibyo byose nyine nibyo PLATiNi bavuga ngo nari nzi ko icyo gihe ngomba kubyereka mama ibintu nk'ibyo abantu begereye PLATiNi bamuhereze yambi rwose kuko oh my god gusa PLATiNi umusore ukomeye nawe niko kubwira ati I'm strong ndakomeye uko byagenda kose ndakomeye kandi ibi ngibi ntabwo ari ibintu byanjegageza ahubwo byatumye mba umugabo nk'uko mumaze kubira muri kino kiganiro twagiranye nawe gusa itsinda rya Dream Boys ni itsinda uyu munsi navuga ngo rimaze imyaka myinshi cyane mu muziki batangiye mu mwaka wa 2009 uyu munsi ni 2019 bariziza imyaka 10 bamaze mu muziki n'amasore bagiye bagaruka by'umweko ku ubuzima bushaririye indirimbo zitandukanye zivuga ku buzima cyane cyane bushaririye magorwa bazaga ngo sinzika indirimbo zose nk'izo donc ariko ntabwo bikuyeho ko batanakoze izo zose bakoze indirimbo nziza none z'urukundo ntabwo twareka kuvuga ko ari abashampiyo baguma ya 2017 uyu musore nemeye PLATiNi yarangije kaminuza ndetse arangiza n'icyiciro cya gatatu cya kaminuza aricyo masters nyamara igitangaje kuri ibi nuko ibi byose bize nta na kimwe kibatunze ahubwo batunzwe n'umuziki gusa kuri ubu ngubu igishimishije nemeye PLATiNi yabaye umugabo kuri ubu ngubu turi kuvuga ibindi kuri uyu mupapa wahuye n'ibibazo muri iyi minsi byo gutandukana n'umugore we nyuma yo gusanga umwana bari barabyaranye atari uwe uwo nta wundi n'umugore bakoze ubukwe ndetse baranasezerana byemewe n'amategeko uwo ni uwitwa Olivia kuri ubu ngubu bari mu nkiko haravugwa ko bishobora gukora gatanya divorce bakagabanya imitungo yose uyu nguyu PLATiNi afite yavunikiye mu cyuya cye ni ibintu bibabaje cyane kuri uyu musore PLATiNi reka nongere nkwibutse niba udukurikiye utarakanda subscribe reba munsi y'iyi video urebe ijambo ryanditse mu magambo atukura ryitwa subscribe urikandeho ndetse ukande n'akazogira uhita ubona ku ruhande kugira ngo ibyegeranyo by'ubwenge amakuru tuzajya tukugezaho buri munsi uzajya ubibona uri uwa mbere kandi ibyo numara no kubikora n'Imana yo mu ijuru iraguha umugisha kuko uraba udushyigikiye uduteje imbere kandi urabunerekanye ko ukunda uyu musore PLATiNi utere comment kandi ndetse unakore share kugira ngo iyi nkuru ya PLATiNi ubuzima bwe bubabaje buteye agahinda bashe kugera kuri benshi bamukunda ibyo byose nubikorera buri umuntu w'ingenzi cyane Imana yo mu ijuru iraguha umugisha reka ngushimire wowe wakurikiranye iki cyegeranyo kugeza ku musozo wacyo uri umuntu w'ingenzi cyane Imana iguha umugisha cyane njye wumvaga nk'ibisanzwe na Rikarisa Sisi this is Furaha TV ciao ciao